barakijijwe koko ko umuntu akizwa ibyo yakoze bo ni ibiki bakoze aho ngaho ndagusobanurira Bibika tubwira ngo iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza Haleluya ongera usomere yego ongera usomere beya kadusubiremo ni iby'agaciro kenshi kudukurikirana hano kuri YouTube channel ndi umukristo amahoro y'Imana nabane namwe cyane turabakunda turabishimira tuziko namwe mudukunda mbere ya byose tubanje kubasuza tubabwira ngo ubuntu bw'Imana no kure kw'Imana bibanze bitindane namwe kubw'ukora mudukunda twabararikiye umuvuga butumwa amen butumwa amen yaya numugabo meze neza arashima Yesu amen ariko reka ndeke kumvuga byinshi reka tumwakirire atwibwire amazina murakoze Imana bahereza umugisha cyane mbere ya byose turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese aho muherereye mu mpande z'isi zitandukanye ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe ndi umuvuga butumwa kunda Imana kunda kuyivugira no kuyikorera mu gihe gikwiriye ndetse n'ikidakwiriye kuko iki ni igihe kigoye cyo gukorera Imana no kuvugira Imana zina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro cyane ku mazina rero nitwa Harerimana Jean Claude ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri beza cyane basa na se Imana bahereza umugisha Imana ishimwe cyane umwanya wo kuganira amen Imana ishimwe cyane rwose kureba yagira ngo uracyara agasore k'imyaka 23 none ngura umugabo n'ubuntu bw'Imana kibya base ni byiza kandi buri baje bavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo ngo rero courage rwose Imana ikomeze gushyigikire kandi kugirire neza amen nguko rero musanzwe mudokurikira kuri ndi umukristo TV twenda kuganira n'uyu mukozi w'Imana bintu bijyanye n'agakiza Haleluya agakiza wowe yumva agakiza niki yumvishe ngo umuntu afite agakiza cyangwa se yarakijijwe wowe ubyumva gute cyumva gute niyo sije niyo nsanganyamatsiko twenda kuganiraho hanigenda nawe wajyaga gusenga ariko ukaba utazi ngo umuntu akizwa gute ni gute umuntu yakwakira agakiza ngo rero mwene data Claude turakwishimiye cyane amen ariko meze neza cyane Yesu aracyabanye nanjye na madamu nawe nose bameze neza nawe araho ameze neza rwose arashima Imana n'umubyeyi uvugira Imana nawe amen Imana ishimwe cyane buriya turabakiriye none tudatinze Claude agakiza yumvise abantu bavuga ngo runaka yakijwe cyangwa se runaka afite agakiza wowe ubyumva gute niki wafashisha abagenzi bacu niki kunguraho inama bene data n'abashiki bacu umuryango mugari dufitana kuri ndi umukristo niki wabafasha mu bijyanye n'iby'agakiza ariko mbere ya byose turabakozi b'Imana turabanza twiragiza Imana turabanza dushimira Imana turakwakiriye ubanza dusenge kadusenge kugira ngo dutangire ikiganiro kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo byose mubanze mwiragiza Imana reka dusenge Imana turagushimye mu izina rya Yesu Imana igera neza Imana y'inyembaraga Imana y'inyabutware izina ryawe rihabwe icyubahiro turagushimye twebwe abagaragu bawe watoranyije mu gihe gisangiye kugira ngo tuvuge ukomera kwawe data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ushimwe ko wemeye ko twavuga ineza yawe n'imbaraga zawe kubw'iki gihe gisangiye izina ryawe ukomeze rihabwe icyubahiro rusengeye imitima y'abari kutwumva ni wowe waremye imitima data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turasenze cyane kugira ngo ubuntu bwawe budasanzwe bube muri twe mu mitima yacu ndetse n'imitima y'abari kutwumva kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro imbaraga zawe zikomeze gutindana natwe imbaraga z'umwuka zigendagende mu mitima kandi kubw'iki kiganiro uhereze benshi guhinduka ibyaremwe bishya kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro ngo komeza gutindana natwe no kubana natwe iki kiganiro haleluya cyo guhindura imitima ya benshi kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwubakwe kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rishimwe ngo tindana natwe komeze kubana natwe mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane kubwira isengesho
ngoko tuba tumaze kubabwira tugiye kuganira iby'agakiza. Amen. Agakiza ni iki? Yumvise bavuga ngo umuntu afite agakiza cyangwa se yarakijijwe, wowe ubyumva gute? Yego. Ushobora wenda kuba byumvise utarakizwa, kano ni akanya ngo bimenye, ndetse nawe ubonereho gukizwa. Amen. Niwisangamye ibi bintu tugiye kuganira, ugasanga wari udakijijwe, ufata umwanzuro wo gukizwa. Ariko nusanga wari ukijijwe, bikongerere izindi mbaraga zo gukomera mu gakiza. Amen. None Claude, agakiza. Agakiza. Bundi iyo bavuze agakiza, baba bavuze ngo iki cyangwa se agakiza ni iki? Murakoze, Imana ikomeze kubahereza umugisha mwebwe abo turi kumwe ndetse n'abandi bari kudukurikirana mu mahanga atandukanye. Iyo bavuze agakiza, numva mo amagambo agera muri 4 ariko atandukanye. Icyambere, umuntu ukijijwe ni umuntu wari ufite ibyamuhangayikishaga cyangwa se wari ufite ibyamwirukansaga, ariko akaza umuntu umukiza ibyamwirukansaga, hakaza umuntu umukiza umurwanirira mu cyimbo cye, hakaza umuntu ujya mu cyimbo cy'ibyamwirukansaga akaba ari uhangana nabyo mu cyimbo cya wa muntu. Icya kabiri numva agakiza, umuntu akizwa hari icyo yakoraga. Umuntu akizwa hari icyo yakoraga. Iyo wicaga ukavuga ngo wakiriye agakiza, kwica biraba birangiye. Iyo wasambanaga ukareka gusambana, uba wakiriye agakiza. Iyo wibaga ukareka kwiba, uba wakiriye agakiza. Mbese umuntu akizwa hari ibyo yakoraga mbere y'agakiza, akaza guhinduka akitwa uwakijijwe kubera ko hari ibyo yaretse. Haleluya. Agakiza rero iyo ni indisije ya kabiri y'agakiza. Indisije ya gatatu y'agakiza, agakiza gatangwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amen. Abari kungurikira haleluya. Amen. Agakiza gatangwa n'amaraso ya Yesu. Hari umuntu ugomba kureka kwica ariko atarakijijwe. We akigira inama mu mutima akavuga ati ndi kumva baramfunze ngamara imyaka 3 muri gereza, ndabwo nzongera kwica. Aretse kwica kubw'amata. Gitara kamubwira ngo niwongera kunywa kanyango zapfa. Uburwayi urwaye cyangwa se umubiri wawe n'inzoga ndarwa bigomba gukorana. None wamunakareka inzoga kubw'uburwayi cyangwa se kubw'itegeko rya dogiteri kubwo gutinya gupfa. Yego. Ariko hari abandi baziretse bagendeye ku ijambo ry'Imana kuko Imana ibishaka. Haleluya. Hano turagenda twuzuzanya. Iyo tuvuze agakiza, nge njyambwira abantu ko agakiza ni ikintu cyagutse. Amen. Ni ikintu cyagutse, ni ikintu tutavuga aka kanya ngo tukirangize. Nibyo. Kandi mu gakiza bonde tuba turi mu byiciro bibiri. Claude, byobuze ni byiza, turakomeza twuzuzanye, ni byiza. Icyambere turabanza tugakizwa ibyaha. Amen. Tugakizwa iki? Ibyaha. Uyu muntu rero washoboye gukizwa ibyaha, kandi nanone ikindi kintu ngira ngo tuganire na mene data, buri umuntu wese akizwa ibyo yakoze. Umuntu wese akizwa ibyo yakoze. Ngo bunganje Imana imbamagara, ndahamya ndashidikanya mu mutima wanjye ntabwo nari ndanywa itabi. Niyo narinywa kwabaga ngo kwigana kwa kundi kumwe n'umupapa urinywa akagutuma ikibiriti, noneho yabazobe gatoya nawe ugashyiraho umwambi ugatangira ukaritumagura. Ni ngombwa buryo. Ariko ntabwo naye ndaba imbata y'itabi. Shavuga ngo mu byo nakijijwe rero itabi ntabwo ririmo. Gusambana narasamanya, ariko ntabwo naye ndagira ku rwego mbimbata yabyo. Mu byo nakijijwe ubusamanya. Ariko ikintu cyitwa inzoga, nshuti yanjye, ikintu cyitwa inzoga narayinywaga naho bayinyaye. Inzoga ngaba nayinywa. Narayinywaga nganywa n'imvuzo. Ngararanywa by'ubwanje uyubona. Ku myaka niyo basore 18 kuko nagize amahirwe Yesu aza kumbamagara mu mwaka 19 ndakizwa. Ariko muri iyo myaka yanjye ngo byakora ku 14 13 18 yewe ndagwa ari wambaza inzoka. Nshobora kunywa
ni kese yose ntashobora kunywa ni kese yose. Yesu warakoze, Yesu warakoze. Tukiganira ku by'agakiza, haleluya, umuntu wese akizwa ibyo yakoze. Bishavuga ngo niba umuntu Imana imuhamagaye ngo akizwe, akaba yaricaga, akaba yaresha abantu 3-5, uwakijijwe ko yishe. Yenda n'ingurugere tuvuge, nje ndafite abana mfite umwana mukuru mfite arafite imyaka 16 hafi 17. Aba bana nababyare mu gakiza nge naringijijwe. Aba bana bavuka ndabyo wanje basanze inzoka. Ikintu cyose gisindisha ndacyo bigeze babona. Yego. Kuko nanjye ngiye gisambanye inzoga n'icyo bafatiyeho. Ariko uyu munsi ndafite impungenge. Ese barakijijwe koko? Ko umuntu akizwa ibyo yakoze. Bo ni ibiki bakoze? Aho ngaho ndagusobanurira, ndagufasha. Bibi katubwira ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda saza atarayivamo. Amen. Yandicyo nico nabatoje. Ni nabyiza Imana ikomeza igi bamfatira ko nge mbafasha sinabashobora. Bari bamfashaga bamaze kuba ingumi n'abasore, Imana igende bamfasha. Ibi rero nagakiza, ariko mu by'ukuri nabatoje. Ariko hari umuntu ukizwa tukavuga ngo runaka ko yare mu byaha, yavuye mu byaha, uyu yakijijwe. Iki nicyo twita gukizwa, agakiza. Noneho tujye ku gakiza. Abo agakiza ko rero ni impano y'Imana itangwa ku buntu bw'Imana. Amen. Nawe twumva dukurikira, umuntu ashobora kumara imyaka akijijwe, akaba nafite n'ibyo yakijijwe, ariko akaba ndagakiza afite, akaba ndambano y'agakiza afite. Kuko agakiza ko ndikava kuri twe, ndikava kuba ni impano y'ubuntu bw'Imana, ni impano y'Imana. Amen. Bibiliya hano mu Baroma 6:23 twumva icyo abivugaho. Yego. 6:23 atubwira ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nongere nsubire. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Amen. Impano y'iki? Y'ibyaha. Impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Amen. muri Yesu Kristo. Amen. Ngakagakiza rero ngo ari kibihamba by'ibyaha niki? N'urupfu. Niyo mpamvu n'iki gihe mbe Claude tukomaze uganire ku by'agakiza, zasanga umuntu amaze imyaka 5-10 mu rusengero, ariko usange niwe munyentambara, ntagakiza, niwe munyentambara, niwe uri kuvutsa intambara mu makorari, niwe uri gutuma abaprotokole n'abadiakoni bagongana. Yego. Niwe wacuriye umushumba w'itiku. Tom ni umuntu kandi nga yarabatijwa amaze imyaka n'imyaka. Ase harakandi kana nungutse. Kendari n'abandi bantu bazi ngo umubatizo ni uduhagakiza. Oya. Umubatizo ni ikimenyetso. Ni umuha. Cyangwa se umuhanga. Yego. Kuko hari umuntu ushobora kubaza ngo wakijijwe ryari, agahita twizera ngo narabatijwe. Agahita yitwarana ikigiye yabatirijwe, kandi nacyo gihe yakirijwe. Gukizwa birukwabyo, n'agakiza birukwabyo. Impano yo reno urundi rwego. Amen. Yo mpamvu Claude ndagutangariza n'abandi mwese, ushobora kumara imyaka 15 wishe mu itorero, uri umunyangeso nziza, uririmbira ku gihe, utangiye icya 10 ku gihe. Yego. Ariko impano y'agakiza ntayo ufite, akaba ntayo. Wongere bisuzume urusenge neza. Iyo ufite impano y'agakiza muri wowe ubyiyumvamo. Amen. Niko kwa kundi ushobora gusanga umukristo amaze imyaka 10 asenga, bamubaza ngo uzajya mu ijuru, agatangira akajya mu ndekereza akagere bakuri. Kuki abisidikanye? Kuki abanze gukora iyo mibare? Nuko nta mpano y'agakiza afite. Nuko nda mpano y'agakiza afite. Kandi none nubwo tubaza ngo ese uzajya mu ijuru, abanje gutekereza urukosa yakoze sho, runaka ehemukire ibyo yaraye, runaka yatutse, agahita yumva ko bitamugeza mu ijuru. Naho gukizwa no kwihana ibyaha. Amen. Twamara gukizwa twakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Heregeye dukirijwe, twamaze kumwakira, tukamuha ubuzima bwacu akabuyobora. Amen. Yaramaze rero kubuyobora, icyo gihe ikizavuka muri ibyo n'agakiza. Amen. Agakiza siko tukiha,
tugahabwa na Kristo. Ntabwo tugiye kuko twihanye ibyaha. Andi makuru naguha, hari n'abantu bari muri kabari ariko bafite impano y'agakiza, bafite impano y'agakiza kandi baracyari hehemwe muri kabari, baracyari muri kabari ariko barafite impano y'agakiza. Impano y'agakiza abo nabagereranya nga umwe Yesu igihe ba Filipo niba ari na Petero bahamagara Nataniyeli ati muze twabonye Mesiya. Noneho Filipo na Petero Yesu ngabone Nataniyeli avuga ngo mbonye umwisiraheli nyakuri utagira uburyarya. Nataniyeli atungurwa no kumva Yesu amubwira ngo mbonye umwisiraheli utagira iki uburyarya. Kandi Nataniyeli yamanutse kureba Mesiya abipinga, abwira Petero na Nuza ati mwe uwo mugabo yaturutse ni bwoko ki? Ariko ngo Nataniyeli amare kugera imbere ya Yesu, amen, Yesu aratangira mutangira iki? Ubuhamya. Amen. Ngo mu gihe kibazo atese wamenye ko ndagira uburyarya, ko ndagira uburiganya. Yego. Mesiya yungamo ngo nacagishe uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Haleluya Yesu. Nakubonye. Nataniyeli yibutse ibyo yakoraga ku giti cy'umutini. Cyakora n'uyu munsi ndacibaza, hari munsi y'igiti cy'umutini yakoraga iki? Ni umuntu bahaganiriraga, yarahicaye gusa, yarahacururizaga, yenda si yagiye kuyihagarika. Yesu aramubona, yahasambaniye Yesu aramubona. Nuko ngo Nataniyeli anezezwa n'amagambo Yesu ari kumubwira. Amen. Bivuga ngo nubwo Nataniyeli yarakiriye hirya atarahura na Mesiya, ariko impano y'agakiza yari muri ijisho ry'Uwiteka. Ko cyari kibuzane kimwe, no kumenya urumuri rwari rumurimo, no guhishurirwa impano yari murimo. Haleluya. Kuva uwo munsi Nataniyeli ndabwenge kuva inyuma ya Yesu. Amen. Baragendanye. Warakoze Yesu. Warakoze data twese. Haleluya. Komerezane barindi yongera. Amen. Dukomeze tuganire. Baragendanye. Imana ibahereze umugisha cyane, kandi umupasiteri wacu, umushumba wacu, Imana igikomeza kumushyigikira muri byose kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Abarimo kutwunganira turi kuganira ku jambo agakiza. Agakiza atubwiye ko agakiza ukakira kubitewe n'ibyo waretse cyangwa se aho wavuye, ibyo wakoraga ukabireka. Ariko amaze kutubwira ijambo rikomeye rimwe nasorejeho rivuga ngo hari abantu bakizwa kubw'amategeko, badakijijwe kubw'ubuntu bw'amaraso ya Yesu, badakijijwe kubw'ineza ya Kristo, badakijijwe kubw'urukundo rwa Kristo. Ariko umuririnzi w'149 igitero cya Yukato nicyo cyatubwiye ngo uko Imana yakunze Yesu natwe niko yadukunze. Haleluya. Natwe niko yadukunze ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Kubw'ubwo buntu, kubw'iyo neza, kubw'ubwo rukundo nibwo buduha agakiza. Iyo wemeye Yesu, ukemera ko akubera umuyobozi, ukemera ko akubera umugenga w'ubuzima bwawe, ukamwemerera kinjira mu mutima, ndihagira icyumba cyo mu mutima umukinga, uhinduka uwakijijwe. Iyo wakiriye iyo mpano y'agakiza uhinduka uwakijijwe, uhinduka ufite agakiza. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere, Petero wa mbere, ni Petero wa mbere igice cyaho cya mbere guhera ku murongo waho wa gatanu turageza ku murongo wa 12. Amen. Gatanu mu mutwe w'amagambo ngo ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza. Agakiza. Haleluya. Agakiza we iyo wamaze kwakira Yesu ng'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukamwemerera akakuyobora, impano y'Imana y'urukundo y'agakiza ikaguturamo ikakugeraho. Haleluya. Ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza. Agakiza gatanga ibyishimo, agakiza gatanga kubaho, agakiza gakuraho imivumo ya karande. Haleluya. Agakiza uburwayi. Mana we agakiza ibyishimo by'agakiza. Gatanu
mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakiza. Iri jambo mumbabarire muryumve we, dusubiremo 5 ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa. Iri jambo muryumve, murindirwa agakiza ayiwe kiteguwe kuzashishurwa mu gihe cy'imperuka. Haleluya. Iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, haleluya, yego ongera usomere be yaho kadusubiremo urangirije yego 5 be yaho murindirwa agakiza. Murindirwa agakiza. Amen. Komeza. Murindirwa agakiza kiteguwe kuzayishurwa mu gihe cy'imperuka. Haleluya, haleluya. Bishaka kuvuga ngo yego kororya musumero, yego nibwo tuzamenya abakorera Imana n'abatayikorera. Yego. So ngo uyu munsi biragoye ko twamenya abakorera Imana. Amen. n'abayikorera. Ubwo rero bishaka kuvuga ngo akagakiza kazayishurwa cyangwa ni nabwo kazamenyeka. Yego. Ni nabwo kazamenyeka kuko we iki kurimo nanjye cindimo. Yego. Nibyo bizapusa, nibyo bizaduha imbaraga zo gusanganira Yesu. Amen. Kubw'agakiza. Bivuga ngo abadafite akagakiza bazagira ubwoba, nibyo bazahunga mu maso y'Imana. Amen. Bazahunga mu maso y'Imana. Kuko bo nyine bazagira ubwoba, bahunga mu maso y'Imana. Kandi ugakiza rero nibwo kazahishurwa. Haleluya, haleluya. Nibwo kazahishurwa mu bagafite. Ako ngako kazabagaragaza, ako ngako kazabatinyura, ako ngako kazabashoboza gusanganira Yesu Kristo. Haleluya. Ikindi Yesu niwe gakiza. Yesu niwe gakiza kacu. Kwabivuze neza. Yesu niwe gakiza kacu. Amen. Buno umuntu arwaye akaba atarembye, tuvuga ko ari koroherwa. Iyo yakize tuvuga ko yakize uburwayi. Yesu rero nawe aduha agakiza kuko hari ibyabadukijije. Amen. Kuko hanze hari biba bitwirukaho cyane byinshi. Yesu avuga ngo kera tukiri ku ishuri dukino twakinaga ngo yemye bana banje mwe muratinye ki icerura ne mose ndabatabara rudukirukana ikirura kikaba kiraga kigakakira kanyashurika kigabado ni munyeshu abacho bagacika bakiwitera kuri data. Hano mu buzima tubaye hari bitwirukanga ni byinshi, ariko data wa twese ari we Yesu ahagaze hari avuga ngo yemye bana banje mwe. Niyo mpamvu yakize itangazo kugaragaro aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, haleluya, nimuza kunsanga ndabaruhura. Haleluya. Komeza mukozi. Imana bahereza umugisha mavuta n'imbaraga, kandi namwe muri kutwumva mukomeze mwuzuzwa imbaraga z'umwuka wera. Turi kuganira ku jambo agakiza, niwe mutwe w'ijambo turi kuganiraho. 6 mu rugo rwandiko rwa mbere rwandikiwe Petero 6 haravuga ngo nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu guhagarare gukomere kurusha izahabu y'igiciro cyinshi. Kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu guhagarare ko ariko nk'ukuri amaherezo kuzabahesha ishimwe ry'ubwiza n'icyubahiro ubwo Kristo azahishurwa amagambo y'Imana. Bamo tugira ibyo dukizwa. Mushumba yatubwiye ko yakijijwe inzoga, yakijijwe indero. Indero zimwe ziba mu ndembera. Ayiwe nanjye hari ibyo nakijijwe. Ubu twitwa bakijijwe n'ubuntu bw'amaraso ya Yesu.
ubu twitwa bafite impano y'agakiza. Hariya hanze dufite ibyo duhangana nabyo bipima agakiza kacu uko kangana, kagagashyira ku munzane. Birashoboka ko ibipimo agakiza kawe zaba ari amagambo y'abaturanyi, zaba ari inzara, zaba ari ukubura akazi, zaba ari ukubura uruzaro, zaba ari ibibazo bitandukanye by'ubuzima bwite. Amen. Ariko agakiza wahawe, aleluya, impano y'agakiza wahawe Mana ishimwe cyane, ngizakomera ndetse irute n'izahabu. Izahabu irashira kuko isuzumishwa umuriro igashira. uko unyibukije ka Yesu we niba agakiza kawe gashobora kuba karuta izahabu, aleluya, kakaruta izahabu y'igiciro cyinshi cyane, bivuga ngo rero agakiza tugakomerera. amen. Hari umuririmbyi baririmbaga avuga ngo ngaho bamaso urinde bisigaye hatagira ugutwara ikamba ryawe, aleluya. ngaho bamaso urinde bisigaye hatagira ugutwara ikamba ryawe. Yesu we, aleluya, umukozi w'Imana, aleluya. nabura abana bigashoboka, nabura umugore bigashoboka, nabura inshuti bigashoboka, nabura amafaranga ngabyemera bikemera, ariko agakiza igishaka kundi waragakiza, aleluya, aho nzahaguruka cyane, ndwanira ubutunzi bwanjye, aleluya, ndwanira ubutunzi bwanjye. agakiza karuta izahabu, aleluya, karuta izahabu, aleluya. Amahanga yirirwa agwanira we, yego, izahabu amahanga yirirwa yicanira, agakiza birirwa barasanira izahabu, ariwe agakiza karuta ibyo byose. ndagira ngo dutangarize wowe, aleluya, wamaze kwiyumvamo ko ufite impano y'agakiza, amen, ukaba warakijijwe. niba wari utazi ikarite yawe, menya ngo ufite ubutunzi bwinshi muri Yesu, bukomeye, ufite ubutunzi bwinshi muri Yesu Kristo, amen. ngo niyo mpamvu agakiza kacu kageragezwa kugira ngo kaboneke ko karuta izahabu y'igiciro cyinshi, izahabu ishujumisha umuriro, aleluya. Yesu we, agakiza, mwuka we, agakiza, siko nanjye mbyumvise cyane, agakiza karuta izahabu, mbyumvise kurushaho, isuzumishwa umuriro kugira ngo iboneke, aleluya, kugira ngo agakiza kaboneke, aleluya, karuta izahabu y'igiciro cyinshi, aleluya, aleluya. Mana ishimwe cyane, aleluya. ndatangariza abakirijwe karindwi, ndatangariza abafite agakiza, aleluya. ndabwira namwe abashaka kwakira agakiza, aleluya, ndabwira namwe abashaka kwakira Yesu, amen. tufite ubutunzi nubwo butagaragarira ab'isi, rimwe na rimwe nubwo butagaragarira amaso y'abantu, yego, ariko hari umunsi twitwa ko dufite agakiza, twitwa ko dufite agakiza. Ijambo ry'Imana rero rirambwira ngo agakiza nikava mu isi bizaba birangiye. Niba ufite agakiza, umeze nganjye ufite agakiza, dutungishije benshi. Aba bitwa ngo bakomeye babayeho kubera ko agakiza kakiri mu isi. Aba bafite amamodoka babayeho kubera ko agakiza kakiri mu isi. Aba bafite indege bishimye kubera ko agakiza kakiri mu isi. Aba basambana baryoherwa n'ubusambanyi bwabo kubera ko agakiza kakiri mu isi. Aba baryoherwa n'inzoga mushumba kubera ko agakiza kakiri mu isi. Agakiza nikamara gukurwa mu isi, gusambana bizabiha, kunywa inzoga bizabiha, yewe ibyishimirwa nabo bizabiha. Impamvu bibanezeza ni uko agakiza kakiri mu isi. Ubundi hari ibintu biba bitagaragara ariko ari nabyo by'agaciro, amen. none kuko twebwe turi mu isi bigaragara, turi mu isi biboneka, ubundi ikintu cyamaze kuboneka nta gaciro kiba kigifite. Yego, twebwe rero turi mu isi bifatika, turi mu isi bigaragara. niyo mpamvu cyeshe rimwe na rimwe ibitagaragara ntibihabwa agaciro. ibi rero nabigereranya n'agakiza. hari uwakumva tuvuga gutya, agakiza ni ibiki? ibintu bisa kuba batari kuvuga ama etaje n'imodoka zigezweho n'abantu bafite amafaranga kuruta abandi. agakiza bano bagabo badukanye ni ibiki? ni ibitagaragara ni ibitagaragara ariko biriho.
naguyanga agakiza ni ikintu cyagutse umaze kuvuga iby'agakiza ni ikintu cyagutse. Amen. Agakiza nawe ukavuzeho uranjokosa wibutse utundi tuntu. Impamvu babona amazu mu isi ari kuzamuka, amamodoka meza akagenda mu muhanda, yego, nuko agakiza kakiri mu isi. Amen. Mana ishimwe cyane. Amen. Buri hari umuntu ushobora kubona ari inzobe, ushobora akabona n'igikara cyiza, kubona ni munini cyangwa se muto muto, yego, cyangwa akabona yare, cyangwa akabona yambaye neza, akabura ibyaha agaciro. Ariko mu by'ukuri hari ibyo guhabwa agaciro. Agakiza hari ibyo guhabwa agaciro. Haleluya. Hari ibyo guhabwa agaciro. Igenizo. Yenda tuzagera igihe tuganira no kuby'umwuka. Nabyo tubisesengure. Yego. Tubisesengure. Imana nidufasha. Buriya umuntu wawe afite aya maboko, afite amaguru, yambaye neza, akibwira ngo niko kubaho. Ariko kano kuka. Kano kuka. Amen. Kano kuka. Akuka. Nawe dukurikiye. Umwuka. Ako kuka kawe. Wari uzi ko hari abantu birata inzobe zabo. Undi akirata ubunini bwe. Yego. Yabona abantu bamananutse agatangira akavuga ko barwaye. Ariko igifite agaciro muri twe n'umwuka. Amen. Duhumeka. Warakoze Yesu. Igifite agaciro muri twe ni umwuka duhumeka. Warakoze kuturinda data. Igihe rero abantu basiba kutabona igifite agaciro, bakibonera amazu, bakibonera amamodoka, bakibonera birana biriya, ariko bakibagirwa agakiza. Icy'ingenzi muri byose. Bakibagirwa agakiza. Hari n'abandi yambaye inkweto nziza, akaba afite ubushobozi, imyenda myiza, akaba afite ubushobozi, ariko akibagirwa igifite agaciro muri we karumo. Haleluya. Umwuka. Uyu mwuka duhumeka. Impano y'Imana. Duhabwa buri munsi. Duhabwa buri saha. Ubu n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Kuba duhumeka, kuba tugira dute, ibi nabyo nagakiza niko nakakuka nibyo bitubeshejeho. Gore yenda reka duse nabagana ku musozo. Bene data n'abashiki bacu mudukurikira. Amen. Yenda nawe uzatubyura uko byumva muri comment, duhe inama, nawe tubyire uko bibona. Ariko uko bibona ni kuko nababwiye ko agakiza ni ikintu cyagutse cyane. Ni ikintu cyagutse, ni ikintu kinini cyane. Kimwe nuko ushobora no kubaza umukristo w'itorero rimwe akakubwira uko agakiza gateye. Wabaza uwo muri rindi torero akakubwira uko agakiza gateye. Kuko nanone hari abandi bantu bazi ngo agakiza ni imyambaro miremire. Yego. Wabate se umuntu wakijijwe, umuntu ufite agakiza muri we abasaguti akatangira ngo ni umuntu wambaye ikote ryiza, ni umuntu wambaye ikanzu ndende, ni umuntu rwose uba ufite natireri, ni umuntu wisiga igikotora cya buri munsi. Bene uwo ni ufite agakiza, akaba atanywa inzoga, akaba uwo ni wo ukijijwe. Agakiza karagutse. Amen. Agakiza karagutse. None wabaze tubyira umuntu w'umupagani utarakizwa, mutubwire ateka da ni abantu bafite amafavure, ni abantu ni abantu bambara ibigufi. Nanone hari ibyo tugomba kwambara bikadutesha agaciro. Twambara ibiduhesha agaciro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agakiza iyo wamaze kwakira agakiza kaguteka uko wambara. Kwambara ndibiguteka agakiza, ahubwo agakiza kaguteka ibyo wambara. Ubwo rero agakiza ni ikintu cyagutse. Bigendeye ku idini asengeramo, bigendeye ko yigishijwe, ku buryo wamuze ngo umuntu akijijwe asagute, agahita akubwira ibiba byose. Ariko mu by'ukuri agakiza mu mutima. Ni mu mutima. Niyo mpamvu imigani havuze ngo kurinda umutima kurusha ibindi byose birindwa, kuruta ibindi byose, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Amen. Agakiza rero, agakiza hari igihe abantu bakibesha. Umuntu akibesha ku muntu ati urandabwa akijijwe, kandi shayo atunze Yesu muri we, akijijwe, ubugingo ari byinshi, yarabaye mugari, kuko arebye uko yambaye, kuko arebye uburyo yoyogoshesha. Yego. Kera Yesu we. Nigeze ko ndi mu rusengero urimo abanyamwuka.
hinjirira umusore umeze ngo ndi kure imbere yawe ubwanwa bugeza kandi umusore ubwanwa bugeza yarabuconze neza umusatsi yarabuteretse yawugoshe neza buri gisunzu kimeze neza yego yana acicinjiramo abanyamwuka baramwataka ngo ndabwo akijijwe ati ndabwo akijijwe dore ubwanwa dore ikintu basangira barebera inyuma ariko uriya muntu uko njyewe nari muzi yari nzi imbuto ze z'abana b'Imana yari afite imbuto z'umwuka ninjye witonze b'abanyamwuka ndabacura bate mwitonde mwarebeye inyuma arebeye inyuma umuntu arakijijwe amen abari nje umutangira ubuhamya abari nje umutangira ubuhamya batarakijijwe ngo yamuzi ngo gukizwa n'uvuga ngo takuye cyazana n'umutsaza takuye ariko arakijijwe ni bigaragarira mwebwe abantu ariko mu mutima Imana ireba no yakire Yesu umwami yararetse ibyaha amen tuzi ko yaretse inzoga yaretse urumogi yaretse gusambana yaretse ubujura ndazi neza arakijijwe amen ubwo rero niyo mpamvu nawe dukurikiye agakiza nenda hari uko kazi ariko njyewe shingiye kwiri ijambo ry'Imana nongere ndisubiremo ngo hano mu ba Roma 5 n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu amen kukizwa rero ni impano y'Imana gukizwa n'ubona Imana iduha kandi n'abatangiza amabwire ngo hari abantu bakiri mu buraya mu busenzi muri kabare barana mu maroji basaba ko kumana nzakizwa rya nukuri biye bashaka gukizwa nukuri ariko babuze imbaraga zibakura mwanya tugiye kubasengera zibakura haleluya nukuri hari umusinzi meretse gora nawe afata koko pasi mwazasengeye nanje ngava ku nzoga yego mwazansenge ubu buzima inzoga n'itabi ngerageza kwihana ariko bikanana nawe wihanye ukabishobora jya ushimira Imana amen hari abakirwana urwo rugamba rwo kwihana ngo bapemo ibyo bibi jya ushima Imana ariko nawe ugifite icyo cyifuzo nawe ugifite icyo gitekerezo Yesu araje amen yigeze abwira Zakayo ngo dore mbagaze ku rugi ndakomanga ni wumva ijwi amen wemera ufungure amen aho ni mu byahishura ahandi abwira Zakayo ngo uyu munsi ndarari wawe witegure kuba Yesu agomba kukugenderera haleluya witegure kuba Yesu agomba guhindura amateka yawe amen tumva twakorotirira hano ibyagakiza tubivuze byatwara igihe kirekire ni kagari amen ni ikintu cyagutse hari ikindi kintu niba nigeze gusura umupagani mubwira ijambo ry'Imana igihe atangiye guhinduka mu gitondo kimwe hagereyo undi muvugabutumwa ubarizwa mu itorero ry'abatemwe de Jehova arangirira amwigisha wa muntu nimo kuvuna atangiye guhinduka nuva mu bibi wawe ni nageze ati aho yahari yabari yabo wapi ntabwo basenga Imana y'ukuri no muzariko sumama de Jehova ugezeyo ibyanjye arabisenye ibyo nibyo asize imbere ati ririya dini uriya muntu kwigisha barandago bazi Imana y'ukuri wa muntu agendana muri wa murongo wa ndumubwiye nyibyanjye burabivuye abo babaho noneho mu gihe kimwigisha ngaho kinzira y'ubwami umupande ko tabagezeyo abateye bariyabo uramumye bageze barasuka bagira naye harakubayoboka uzajya gihonomo wa muntu twaturi kubwiriza abora hepfo abora na ruguru nasubiye kutura kangahamya tumva tujye byanyurwa ze bavuga buto byanjanze buri wese ari kuza sebya none rero mumbabarire nzaba umuyoboke wa kabare kibyanyu nabonye ndabiva watangiye numva ari byiza kandi nenda kuyoboka nangiye kunebana nanywaga amacupa 5 Yesu we nangiye kuri rimwe twitwaza kuzereka ariko ndi waje ambwire ko mutasenye Imana y'ukuri nawe nangiye kumumva upande ko taraduka tibura ni gutya mwese nabonye ndakigenda nzayoboka kabare neho Yesu azanzanga uriya muntu azabazwa ndi uriya muntu azabazwa buriya ni ikibazo gikomeye kandi kiri hose mu mahanga reka mvuge mu Rwanda rwacu amadini afite ikibazo twere kwinjira uriya muntu ari rabani wageze akamubwiriza Yesu Kristo akatangira kumukura mu ngeso undi agahita hoya barabondi bazo kuri bihorere undi nakagerayo
hoya bara kuko basenga bara no gusuka barabyemerewe hoya hari ugiye wabugiye kuzimu no kurimbuka uriya muntu azabaswa buriya ninde waba waramurimbuye ninde watumije adakomeza inzira y'agakiza ni wa muntu wamubibyemo kiza abandi bamwigisha ari inyuma reka dusoreze hano nawe uzatwandikire muri comment buriya muntu kuba yarayobotse kabari ni bande batumije akomeza muri kabari uzadusubiza uko nawe uzabubyumva ikibazo cyo kwibazwa reka dusenge Imana rero turabishimiye wakoze kudukurikirana mushiki wacu amen maze gufungura video watanyiranye natwe urayirangije reka mvuge ngo Imana ikombere umugisha amen kana muri Imana atindane nawe haleluya ariko nawe ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza nawe uzaduhamagare babwire nimero nimero ni 078950 42222 reka tuyisubiremo 078950 Mane bahereza umugisha cyane turahari mu buryo bwose bwo gusenga kandi ufite n'ikibazo cyangwa se igitekerezo tuguhaye ikaze amarembo arafunguye Mane baho umugisha Claude Mane gumuhisha gutanga akanimero kawe nabo tugasaba ngo bagahereza abantu bakanga n'urwego rwabo cyangwa se nabwira ibyo bahisha urakoze reko kubahereza numero yawe niba gushaka bazakubona amen twebwe yacu bihari akimara kwinjira kurwo rubuga uzahita uyibona shura no kutayibona kanongere nanjye nyisubiremo ni 078 24 53 826 iboneka no kuri WhatsApp turabashimiye Imana ikomeze ibadore umugisha myinshi cyane amen dusengera Imana bari wese wadukurikiranye guhera tutangira iki kiganiro kivuga butumwa twaganiraga ku gakiza niba utarakira gakiza cyangwa se hari uko wiyumvaga waba uri umuririmbyi waba uri umudiyakoni urwego waba urimo rwose waba wumvise aya magambo y'Imana tuganiye buno ugafata umwanzuro wo kwemerera Yesu akakubera umuyobozi mu buzima n'ubugingo bwawe aho uri waca bugufi tugasenga dusaba imbaraga icyo nabamenyesha ni kimwe ntabwo ari twe duhindura ariko dufasha Imana cyangwa se Imana inyurira muri twe kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza bamara kubwumva Imana ibahindure izina ry'Imana rihabwa icyubahiro aho uri rero waca bugufi tugasenga mu izina rya Yesu kandi ndahamya ndashidikanya ko guhera uyu munsi wa none itariki y'uyu munsi Imana irataha iwawe Yesu arataha iwawe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro reka dusenge Mana turacyagushima izina ryawe rihabwa icyubahiro Imana nyamana Imana y'imbaraga Imana nyabutwari izina ryawe rihabwa icyubahiro uri Alpha na Omega itangiriro n'iherezo nta wakubanje nta nuzaguheruka izina ryawe ukomeze rihabwa icyubahiro kuri twe turasenze cyane dusengera data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mitima yabumvise ijambo ryawe kuri iki gicamunsi kuri uyu munsi kuri itariki ya none ndetse n'abazadukurikira mu minsi itandukanye data wa twese Mesiya mwiza sengeye imitima yabo kugira ngo ababoshwe ubabohore data baboshwe n'amategeko ubabohore baboshwe na karande ubabohore baboshwe n'imigambi ya Satani ubabohore ababoshwe n'imihango y'iby'isi abo babohore ba uyu munsi wa none bakire Yesu nk'umwami n'umukiza muzeyo dukurikiye yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mugabo dukurikiye umubohoresha imbabazi zawe zikomeye musore n'umukobwa dukurikiye mubohoresha amaraso yawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro komeze gutindana natwe uyu munsi itariki ya none buri muntu wese twumvise ahinduka icyaremwe gishya buri muntu wese yakira impano y'agakiza mu buzima bwe kugira ngo izina ryawe komeze rihabwe icyubahiro ngo komeza gutindana natwe kandi twizeye kutwumvise twizeye kuje guhindura
amateka mu buzima bwa buri muntu wese wadukurikiranye. Twizeye ko itariki ya none uje gutanga umugisha w'agakiza. Izina ryawe komeze rihabwe icyubahiro, ngo komeza kubana natwe no gutindana natwe. Urakoze Kristo kuje gukora ikidasanzwe mu buzima bwacu. Urakoze kuje guhindura ibyananiranye mu buzima. Urakoze kuje gusenya byari bihagaze nk'imisozi mu buzima. Urakoze kuje gusenya byari byatumye tutakira agakiza. Urakoze kuje gusibura amayira yo kongera kukwegera mu buryo bwo gusenga. Izina ryawe komeze rihabwe icyubahiro, ngo komeza gutindana natwe, kandi umucyo ukomeze kurasira buri muntu wese. Ko dusenze twizeye imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Imana ibahereze umugisha. Naho ubutaha. Imana ibahe umugisha.